ngo impamvu abanyabyaha batinda gupfa ngo Imana ngo ibikibagerageza agatwika akagenda akava kuri moto akagura imodoka akubaka akagira urugo rwiza wowe uracyari motari wenda moto warayiverisaga wenda ishiramo ibaye yawe ako nono ibaye yawe nono irashaje nono irashaje nturenza urakomeje uromotara ubuzima bwawe bwose ni umwaku cyangwa n'ubwenge bw'abantu bugenda burutana umuntu abona chances abantu mushobora kubona chances zingana ariko uburyo muzibyazamo umusaruro bigatandukana ku giti cyawe ushobora gukeneshwa n'abandi bantu ushobora gukeneshwa n'umwaku ushobora no gukeneshwa n'ibyago wenda bisanzwe we are back again nitwa 6 iyo ndi kuri kamera nibwo nivuga muranzi ndi umunayija mukuru ndi n'icyorezo ikindi cyiciro nitwa 6 uwo turi kumwe yitwa Anita Iradukunda umujene wanjye kazi ubu meze neza cyane cyane man iyo hair style yitwa gute iyo hair style yawe yitwa gute twist natural hair twist oh ni natural hair twist izi zikoreshwa n'umusatsi wawe umusatsi wari uwawe bwite iyo wagiye muri salo byaguhenze ubakoresheje angahe sinarenze 17 ku mutwe wawe ntabwo ari nza 17 ko ari iby'abaki nibyo bakeneye ndabivuze se it's okay I don't care for sure ntabwo nayarenze wakoresheje make ariko wagiye muri salo nyine bagize utuntu bongera amatara umusatsi wawe ukoresha angahe 5k ubwo ni naturel ariko babongeyemo utuntu dushya cyane ni ryari wigeze kujya muri salo atari we wishyuriye ninde wari wakwishyuriye yishyuye angahe si ngombwa izina mwapu nyine mupfanikiye hasiyo yawe si ngombwa izina yishyuye yampaye 20 muhungu 15 muhungu n'umukobwa yari umuhungu sheri wawe yego urumva ntago wakicara gutyo gusa utari kuko twicara amasaha menshi 3 4 so ntago wakicara ayo masaha yose utaragira akantu ushyira mu nda urya hari umubi wambwiye ati biba bisa neza iyo sheri wawe aguherekeje muri salo oh my god biba byiza cyane even nawe umukobwa iyo umuherekeje biba ari byiza agiye nko kwiyogoshesha biba bisa neza cyane wamerekeje mbuza ko banyuzamo ubaba yafushye kandi ntago ari byiza atako wajure kuburaya bro hano waje kwiyogoshesha ntago waje muri douche none se ni mwari bujyane nimba akeka ko ubikora ariko mwe abakobwa mwe mwabana mwe nimugafuira abakunzi banyu kuko iyo mudahari barabikora cyane so nimba muri kumwe ni nacyo gikomeza urukundo trust niyo iza mbere so nizere ko umeze fresh wowe dukurikiye uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo bikagenda nabi iyo ku uyu munsi bishobora no kuba bitagenze neza ejo bikagenda neza cyane kurushaho hari umugani baca mu kinyarwanda ni umugani w'abanyarwanda nyine wa kera uravuga uti sinzi wenda uwo uciye numva ati agatinze kazahera agatinze katazahera sorry agatinze kazaza nyine cyaka katazahera namenyo ya ruguru uwo ni umugani usanzwe nese intro ngoze ko nta kintu yavuze uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ejo bikaba bimeze neza do you believe it cyane pe uyu munsi ari nk'igihe uba wakubiswe wumva ibyiza ari uko wanapfuka iviraho ariko ejo bikagenda neza ugasanga ubuzima nyine bundi ubuzima ntago ari straight line sibyo ugenda bisa nk'ibimeze nk'ari zigzage ukagenda uyu munsi utareba bimeze neza ejo ukabona bigenze neza ugahita wishima ejo bigahita byanga so don't give up ntumva ucitse ubuzima ntumva ucitse kakantu nimuzagakata ntumva ucitse intege nubwo Imana ubuzima niko bumera
kandi imagine turamutse tubona ubuzima ari straight line uhagaze ukareba ku iherezo ry'ubuzima bwawe ushobora guhita ubona ukabona ko ubuzima bwawe bwose uzabaho ukennye nk'uko umeze ariko nk'uko umeze we dukurikiye nyine nk'uko umeze ukumva ubukene ufite aka kanya ukabita ubibona ko ari bwo uzapfana shawa wahita wiyahura ku kanya ukabisoza kare avuga tubone indarushyikwa n'iki rero niyo mpamvu kuba bisumba utamenya umunsi ukakunda ejo ukizera yuko bizagenda neza uhora uhangana ni nayo gituma nzakira y'umukene niyo ituma atiyahura ngo nzakira y'umukene n'umutindi niyo ituma atiyahura nkahita mbaza nti si imigani y'ikinyarwanda abanyarwanda bivugiraga bro nta muntu byanga uyu munsi bikanga ejo bundi n'ejo bundi agapfa byanga erega nimba tuvuze ngo uyu munsi ngo humura ngo bizagenda neza ari igihe byakanga si isezerano ari ihame pe none se ntari abantu bapfa bari abakene barahari akanapfa atinze ndetse kandi yarakennye sorry damn ukaramba ku isi ariko unakennye none hari ukuntu ngo umunyabyaha sinzi ariko bivuze niba ari byo ni logique ye nyine nanjye ngiye kumukotinga ngo impamvu abanyabyaha batinda gupfa ngo Imana ngo ibikibagerageza Imana ngo Imana ivuga ati kuko wibuke no muri Bible sinzi ukuntu byari byagenze neza ntago iyo story nyibuka Imana yari igiye kurimbura umujyi n'ubuhe Genomu noneho bakajya bamubaza nyibutsa nyine iyo story baba babaza Imana bati nidusangamo abantu 50 urababarira uyu mujyi urayibuka iyo story Imana ikavuga ati 50 nimbasangamo b'intungane ndahubabarira baramanuka bagera kuri 5 baramanuka urukumva barabuze basanzemo niba ari Enoke niba ari Ndesi simbyiyoboka urikumva rero ngenekeza ko ngeri imigani ari nayo mpamvu ngine nshaka kuzana kino kibazo ni nayo ngingo yanjye kubera icyo abantu bose bahora bizera ngo bazakira nibyo nyine nakubwiraga ubuzima bwacu bwa muntu butubamo ni nk'umuhanda urimo amakorosi sibyo buryo utareba imbere ntabwo wareba ngo uhite ureba aho umuhanda urangirira sibyo niyo mpamvu uhora uvuga ngo nibwo ngeze muri iyi korosi wabona imbere harambaraye hameze neza nzagenda neza rero agahora avuga ati ikibazo cyabyo nyine uyu munsi ntabwo umuntu ahora akenye pe se babaho wari wamara nk'ukwezi kose ukennye ubuzima bwose ahubwo ubuzima bwawe bwose umaze murakennye wapfuye bikagira inzira kandi nzakira y'umukene si wowe wivuze nzakira y'umutindi nituma atiyahura ubwo rero ikintu nakubwira nawe oya wimbeshya kuko hari igihe ujya ugira ubuzima bwawe nyine bigiye bihinduka hari igihe hari igihe njya kubona nk'umukire arankandiye cyangwa se n'umusaza ateretsemo ariko n'ubundi ntabwo icyizere ndetse uranakora yeah of course ukora wiruka nawe n'uyu numwe mu bahasara twavuze ubushize no guhora mvuga nti numva nkanjye ni first born hakona ufite abarumunamani bakureberaho bakira abana vuga uti ntazaseba imbere petit frère ugahora urwana ushakisha kubera icyo abantu bose nyine bafite icyizere cy'uko bazakira ubundi bivaye ni kwa kutanyurwa kw'abantu cyangwa no kuvuga ati nyine kwa kuvuga ati ngewe nshaka kugera ku aho ugeze ukumva wagera n'ahandi erega n'umukire ufite imodoka 5 umuhaye 10 ntago yazanga abaye no wa mbere ku isi ntacyo byamutwara abaye wewe mukire wa mbere ku isi so bisobanuye ngo abantu twese dora dushaka gutera intambwe ijya mbere sibyo ni nayo mpamvu bukene ufite aka kanya uhora ushaka nimba mfite 2,000 mura nshaka ibindi 2 niyo mpamvu mba nkora cyane kandi ntago wabikora wapfuye sibyo niyo mpamvu abatekereza akavuga ati rero ni mpagarika gukora ndapfa rero agahora avuga ati ko byagenda kose ninkora kandi mwabanwe n'ukuri umuntu yakoze atera imbere rero niyo mpamvu umuntu wese ahora ashakisha avuga ati reka nkore
ntera imbere ntago nahita mva muri ubu buzima ibyo nshaka ntarabigeraho. Ikindi ntago uko tubivuga twese ntago ariko bose babitekereza. Hari abantu babaho nta ntego bafite muri ubu buzima. Ngwiki ahubwo ati ngewe numva ntazakira cyane pe. aya ntago ngo twemeranye. Hari umuntu utagira intego ngo musanga mwasaze ngo bukire. Hari abantu biberaho mu buzima utamenya ukuntu bumeze, akaba yumva ngo nimba yabonye ibiryo yanyweye, especially abanywa nzoga nubwo mbona babakoze mu nda ariko twanabigarutseho, especially abantu binywera inzoga yabona biboneye agacupa k'uyu munsi, ibindi umuntu w'umubazi n'ejo yabona bigeze akibonera kandi gacupa k'undi munsi. Ntumubaze ngo ibyo kugura ngo imodoka, izo modoka nimwe bitera stress, we ntacyo bimubwiye rwose. Nabo abajene benshi nyine buri mujene wese avuga ati life nshaka byibura kuri nge, kuri famiye zanturukaho, famiye navuyemo. Ariko nge ntabwo ibyo bintu nshaka wenda ari byo dutindaho cyane, nabwo abantu benshi baba bafite icyizere cy'uko bizakunda bikanga. Nani tubaho mu cyizere ni ukuri pe. None se sisi uzi nta cyizere ufite, reka tureke wenda byo gukira. Nta cyizere ufite ntago wajya utega moto, sibyo? What you mean? Iyo ugiye ku muhanda ugafata umumotari ntago uzi ko ari kugezeyo amahoro, sibyo? Bisaba kuba ufite icyizere cy'uko uri bugere aho ugiye amahoro. Imihanda noneho ya Kigali wa mugani, Kigali birimo yaje nyinshi ku buryo isaha ku isaha uvuga ati yakora impanuka, ariko biba bisaba kwizera. Wowe iyo nta cyizere ufite cyo kuvuga ati aho ngiye ndagerayo amahoro, hari nk'ukuntu ujya guhaguruka ukumva ufite ikintu cy'icyoba. Ni kuri ko Imana hari igihe ukora impanuka niyo utapfa ariko ugakora impanuka. So rero biva mu kwizera cyangwa ikintu we waremye mu mutima wawe. Rero abantu twese nahoze mbivuga ntawe udakunda kubaho neza. Ni nayo mpamvu twese bwa buzima bwiza twifuza kubamo butuma buri muntu wese ahora ashaka kuba yakora akagera ku byo ashaka cyangwa ku byo yifuza. Ese uba wumva ku giti cyawe ari hehe wagira ukavuga uti atirisiti? Ntaho nibyo nkubwira n'umukire wa mbere ku isi ahora ashakisha. Uri kuruhira iki? Indese niyo hantu uzagira ngo wumve uranyuzwe. Nta muntu unyurwa mwana, ikiremwa muntu turaziranye. Uzo uranyuzwe? Oya wimbeshye. Ikintu kibaho nuko like nukwiyakira. Kwiyakira ariko si ukunyurwa. Ukabona yuko ntacyo wahindura ku bintu uri gucamo cyangwa uri kunyuramo, ukavuga ati reka ntuza, ariko ntabwo wiyakiriye kuko ndizi neza kubonye izindi opportunity zatuma ugera ku cyiciro kintu ushaka wabikora. Dore ahantu byose bihera nyine, ahantu bipfira binahera. Nuvuga ngo iyo uri nko muri primaire uvuga ati nimbona nkoze cya leta nkava muri primaire ubwo ndajumpinze ndagiye, ugitsinda ukigera muri oreva avuga ati nimva muri bino bintu bivangavanze nkiga ibintu nahisemo, niba nikundira nk'itangazamakuru nkajya muri multimedia nkagenda nkavangavanga ibintu by'amashusho n'ibiki n'amafoto, ugisoza avuga ati ibi bintu nintabiminozamo ndaba narakoreye iki? Urumva nyine uko kuntu none ugisoza kaminuza w'itangazamakuru ryawe urarisobanukiwe, amategeko n'amabwiriza n'ibiki byose, uhita uvuga uti kamera irava he? Nimbona kamera none bino bintu nkajya mbishyira mu bikorwa. Kamera ukibona avuga ati ko bitari kwinjiza, ati noneho wanshyira nko muri televiziyo runaka ikajya impemba nta bindi mbazwa, ngiye nkajya nkora imana, ukigerayo uravuga ati kano gashara ko ari gake. Ntabwo ikiremwa muntu, nta n'umunsi uzumva ikiremwa muntu cyanyuzwe, never. Uzi ukigera muri iyo televiziyo avuga ati wangira deje, wanaba deje yewe biranga, avuga ati igombe kuba iyanjye, bajye baza ko nyibariza imisoro n'imishahara. Niyo mpamvu nkubwira ngo ntago gusa umuntu ufite iyo ntego cyangwa iyo ntumbero yo kumva hari icyo ashaka kugeraho, nyine ahora ahangana. Birafasha ahora ahangana avuga ati hahandi nifuza kugera amagere, ntagacika intege ngo uyu munsi byange ngahita yumva ko birangiye. Ahora ashaka kuba yagera hahandi yifuza kuba nyine yagera, arakora cyane. Nge ndabya appreciatinga kuko
ibaza abantu twese ahubwo duhise dutakaza icyizere tukavuga tuti nimba byanze uyu munsi reka niryamire paka inzara inyishe. ese umwakubaho urawizera? yego usanga umuntu mwatangiranye nk'ikimotari kananga urugero ku bamotari ko niba ndi kureba hano hafi urumva mani agakira akanyina agakora gake agatwika akagenda akava kuri moto akagura imodoka akubaka akagira urugo rwiza, wowe uracyari motari, wenda moto warayiverisaga wenda ishiramo ibaye yawe ako nono ibaye yawe nono irashaje nturenza urakomeje uramotara ubuzima bwawe bwose. Ni umwaku cyangwa ni ubwenge bw'abantu bugenda burutana? Twanabivuzeho umuntu abona chance abantu mushobora kubona chance zingana ariko uburyo muzibyazamo umusaruro bigatandukana. Sino kuvuga ngo wenda ngo mwe yarakize nshobora guhereza abamotari babiri moto buri wese nkayimuhari ku giti cye nkamubwira ngo mu myaka 2 muzanyereka ikini moto yabunguye muzinsubize, ubwo wenda no kuvuga ati mu mwaka 2 uzakuramo moto yawe we koresha moto ukuremo iyawe unsubize ibyanjye. Ndakubwiza ukuri muri abo babiri harimo umwe wayaka ntacyo arageraho kandi undi yagize ate undi yayikoresheje waramwongeye igifuri cyane rwose. Bisobanuye ngo amahirwe dushobora kubona amahirwe angana ariko buryo tuyabyaza mu musaruro ntibingane. Kimwe na kimwe twavugaga warumbajeho cy'umwaka umwakubaho genda wizera nukuri ko Imana ugakora ntibigende dere ntago ndi bubitindeho ariko ubaho ndawizera. Sanga ushatse n'umugore nawe ngakaza n'umwako si bibazo ntago mbyemera. Mani hari abagore mudakunda abagabo banyu amafaranga ye umanuka yarya aho kugira ngo umugire inama man. Si bibaho si bibaho bibaho ngiye reka ngo urugero nyine nimba yaragukurikiye amafaranga niyo yajaje kurya nta rukundo yaragufitiye yazayarya agende nayo ufite sha nta kibazo twufite nyine turye natwo agende yigende ajya he ayigendera ajye kurushaka abandi bayafite nabo naho bajya nicyo kibazo nawe cyagukurikiye itakibona. Nimba ufite udufaranga twawe 6,500 nkaba naratubariye nkavuga nzaturya nintumara 500 rero iyo nkora mfite intego nkomeza nkora nyabona nyazana ntabwo nahava rero nkomeza kuturya two nutwo winjiza ukatuzana kugeza igihe ucikiye intege nkakubona ko ntacyo winjiza nkigendera. Gusa ikintu nkwiye mu iki kiganiro ushobora gukena ku giti cyawe ushobora gukeneshwa n'abandi bantu ushobora gukeneshwa n'umwaku ushobora no gukeneshwa n'ibyago wenda bisanzwe. Ushobora kuba ufite boutique irimo nk'amamiliyoni ukabona gutya irahiye da siko nkennye kubera wowe ndakwiyamye izina ryawe nukuri ngewe wowe nta n'ijana ryawe nzi ngo ukennye kubera nge ndakennye kubera wowe gute tubwire nyine urumva studio yo gukora reba hano nyine mbikubwira studio numvireho uburyo nkenesheje umuntu nge nta muntu nakenesha mani nge ndi umukobwa mwiza wakufasha cyo nyine stop aho ngaho rero studio yo gukora amagutekerezaho aibo ubwo nubujije unyesinjije ihetse indi ihetse ye niko wa muntu yabwiye bakunzi banuza bimwe nanze kuvuga mu kiganiro cya mbere injiji ngo zihetse izindi urahetswe ariko nawe nuko ndakennye kubera wowe. Oya pe wimbeshyera nge nta muntu nshobora kwifuriza gukena ni kuri kw'Imana wo kugira ngo ukeneshe 6 nakure kukigenda wanyahura oya unyenesha wanyahura nakureka oya ntago nakwahura nakureka kuko amafaranga ndabizi ko ntavuna nge ntago narya amafaranga yawe muzi n'ukuntu bukene buryana ndabizi mwana ndabizi nge ntago nakenesha umuntu yego yo nimbone ari ukuntekereza cyo ni ikibazo cyawe ntaho mpuriye nabyo ntaho mpuriye nabyo nimba untekereza ntari no kugutekereza nge nibereye mu kazi cyo ni ikibazo cyawe nge ntaho mpuriye nacyo ahubwo icyo ukeneye kuramo ibyo bintu biri kukubuza gukorera ibiceri. Ese ukundanye n'umujene umurusha gukora ubitekerezaho iki? Si ibintu bisanzwe se oya atari uko wenda wabonye job mbere ye cyangwa se ufite job nziza ibyo byo birasanzwe mwese nta job mufite bisaba guhasuringa kugira ngo mubeho ariko umurusha guhasuringa ukabona we n'umunebwe
nyine akora yakabonye cyangwa byagoranye. twakundana. Kuki abakobwa mutajya mwumva mwaba number one man? Oya no kandi n'ubundi wamuba hejuru. Nyine kubera iki mwumva mutaba hejuru y'abantu? Oya reka nkubwire barabizi bajya bavuga ngo abasore ngo barabasuzugura ngo iyo babarusha amafaranga ngo ngishatse umukobwa cyangwa ukundana n'umukobwa ukurusha ibishenga aragusuzugura. Izo ni defo zanyu ntabwo ari iz'abahungu. Nyine ngaragusuzugura ariko namwe mwabyishyizemo icyo mvuga ni kandi ari mwe musuzugura. Ariko akankubaze ubu wowe ubundi nimba uri umusore ngo ukaba wumva ngo umukobwa mukundana akanje ntabwo nakundana nawe udakora maze nanjye mba ndaho mpasoringa. Kubera iki nyine muhora mutekereza ngo gusa nashaka umujene udafite amafaranga? Why? Yanjye ntabwo ari uko ntamushaka ahubwo umusore uyashaka arabishaka guyashaka. Ashaka ntaboneke. Ntaboneke he? Utwo duke se twura dufite? Like nje ntabwo ndi amafaranga yawe ariko wowe ubwawe ubasha kwitunga. Wowe ubwawe ubasha kwigaburira mbere uko uza kungaburira. Cyo nicyo mba ndebaho ntabwo ndeba ngo umusore ngo afite amafaranga kuko ubu yafite uyu munsi ejo ugasigara. Kubera icyo utareba ngo njye niba nigaburira nawe akaba yigaburira. Kubera icyo tuzagenda ngo tugaburirane. Kubera icyo bumva agiye uri cyana kinyoni wowe. Oya nyine nibyo nkubwira nti nimba wigaburira nanjye mfite ubuzima bwanjye mbayemo ndigaburira kuko ntago ari ntunze. Tugume twigaburira. Oya wese agume yigaburira. Simwihuza se mugabana murahura mubane mugaburirane nyine buri wese agira icyo. Kandi uri kureba ngo niba atabasha kungaburira ubwo. Oya ntago ngiye ndeba kuko ntago ungaburira nese ubuzima bwose mbayemo kugeza aha ngaho wowe warangaburiraga. Ko menyanye nawe akakanya wowe warangaburiraga. Ntago wari untunze nari mfite ubuzima bwanjye mbayemo ku giti cyanjye. So nimba nemeranyije nagukunze nkavuga nti tugiye kubana uragira icyo uzana mu rugo nanjye ngira icyo nzana mu rugo duhurize hamwe dutera imbere ariko wiza kumbwira ngo nje nta nubwo buriya nkunda umuntu ntamika. Guys aba yarakaye nta kundi nyine nde ntago nkunda umuntu ntamika kuko ngo ntiwanakwita sheri wawe daddy. Oya ntago ari daddy nese yarambyaye. Ngira ngo kantu gakiriringe none bakureba nanjye bandeba. Ntago ngiye yambyaye abadadatese nje numvise impamvu mubita ngo ba daddy narazumvise tu kandi nagomba blaminga kwa mubita ba daddy ngo bakora ibyo basobananiwe. Kandi nge papa wanjye yandeze neza yamaye ibyo byose. Wabivuze wenda sinari ndi kumwe nawe ariko reka nshimira Anita twagize ikiganiro cyiza of course nuko nabibabwiye ngewe nzajya nza kuri kamera gake Anita muzajya mumubonaho kenshi. Nitwa 6 ndo manager mukuru ndi Cyorezo ndi n'ikindi cyiciro asuze impamvu niyise ayo mazina. Icyorezo kandi Imana ikunda bivuze ngo kumenyera ni nko kwiteza Ebola. Ako nta rundi rwango mu gihe Rwanda turabakunda ahubwo ikibazo cyanyuma cyo kwibariza Anita uvuga indimi zingahe ani niba atari banga? 3 enye 5 n'urw'inka se 5 izi Ikinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza, Igifaransa, Icyesipanyol. Icyesipanyol. Wakundana n'umuhungu uvuga ururimi rumwe? Yego. Kinyarwanda gusa? Nta kibazo pe apfa kuba mvuga nkumva n'ibiceri ari biki? Ibiceri twashaka ibi. Muri macyo kunda n'umujene utarize we warize? Cyane. Cyane. Adafite n'ibiceri ari gwasoringa? Cyane. Ariko ntandukanye n'aba bakobwa bavuga yuko ngo atari abana bo mu bakire mbonye n'uwo mukire nawe namufata. Tubashimire rero abantu mwari mukurikiye mu Rwanda ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha. Nari ndi kumwe nande? Anita. Iradukunda Anita. Ciao ciao.